ko amafaranga yataye agaciro muri iyi minsi. Uwaguha miliyoni imwe n'igice wayimaze iki? Wayiguramo iki uyu munsi umuntu aguhaye miliyoni imwe n'igice? Urajya ku isoko ugasanga ibintu birahenze, wajya guhaha imyenda ugasanga irahenze, wajya kugura ibyo kurya ugasanga birahenze. Uwaguha miliyoni imwe n'igice wayigura iki uyu munsi? Nawe mbwira, reka tugana. Uwaguha miliyoni imwe n'igice uyu munsi wayikoresha iki? Wayimaze iki? Yakumarira iki? Ko utajya no, hari umupasiteri umwe wigeze uvuga ngo utwo duhumbi 100 mu ntura, ngo iyo ngiye ngo muri Mariyoti ngo nkasangira ngo n'inshuti ngo n'ababishop bagenzi banjye, ngo mvayo nongeyeho andi ngo nta kintu tumarira. So uyu munsi waguha miliyoni imwe n'igice wayikoze iki? Ngiye kukubwira business enye ushobora gushoramo miliyoni imwe n'igice, hanyuma ukaba umukire kandi izo business zikaguteza imbere ugakirigita ifaranga. Nujye kure rero y'iki kiganiro cyacu, njye ugiye kukugezaho iki kiganiro nitwa Jean Marie Vianney. Iyi ni BVI Empire. Kuri BVI Empire tubagezaho ibiganiro bijyanye na business, entrepreneurship, tax, bank, skills, talent, hanyuma imisoro n'amahoro, hanyuma tukabagezaho n'ibindi bijyanye n'imyidagaduro ariko byo bitari cyane. So nujya kure rero ya video yacu, niba ukunze ibiganiro nkubwiye dukora, ukande like. Ubaye uri mushyashya ntuze kugenda udakoze subscribe. Now let's go. Nibyo koko amafaranga yataye agaciro, ariko se nayo dufite cyangwa se nayo tubona tuyapfusha ubusa, tureke agomeze aduhombere adupfira ubusa? Uyu munsi ngiye kukugezaho business zigera muri enye ushobora gukora ufite miliyoni imwe n'igice kandi ugatera imbere, ukava ku rwego uriho uyu munsi ukagera ku rwego rwisumbuyeho, ukava gukorera abandi ukajya kwikorera. Mbahaye ikaze nanone rero kuri BVI Empire, hahandi tubagezaho ibiganiro bibafasha gukirigita ifaranga, hahandi tubagezaho ibiganiro bibafasha kugera kuri financial freedom. Business ya mbere ushobora gukora uramutse ufite miliyoni imwe n'igice. Ntabwo mbatindira. Business ya mbere ushobora gukora uramutse ufite miliyoni imwe n'igice ni business yo gucuruza inyama. Ugakora boucherie. Iyi business yo gucuruza inyama, tuvuge uri mu mujyi wa Kigali ukajya Nyabugogo, ufite miliyoni yawe imwe n'igice, d'abord no kubanza ugashakaho gukorera, ukagura firigo imwe ibihagije, ukagura n'umunzane ubuhagije umwe, hanyuma na bya bindi bakatiraho, hanyuma ukajya Nyabugogo ukajya urangura inyama. Niba uranguye inyama z'ibihumbi 500 cyangwa 300, ugakuramo ibihumbi 40 by'inyungu ku munsi. 40 ugira ngo ni amafaranga make? Ayo ni amafaranga menshi cyane. Ni amafaranga niba ukuyemo 40 ku munsi, nukuba n'iminsi 30, hari naho uzakuramo 50. Nukuba n'iminsi 30, urumva uzaba ukuyemo amafaranga ngahe? So iyi ni business nziza rero, business yo gucuruza inyama. Wajya ugenda, ariko bisaba ngo ubanze urebe ahantu hakorera abantu benshi, cyangwa se muri quartier ubona ibamo muvoma nyinshi hafi n'isoko, ku isoko se, muri quartier y'ubucuruzi, cyangwa ahantu ubona abantu benshi bakunda kuba bari cyangwa bataramiye, cyangwa se ubona hari ubuzima muri make. Buri ikintu cya mbere ni amakuru. Iyi business yo gukora boucherie cyangwa se gucuruza inyama ntabwo ihenze. Uramutse ufite miliyoni imwe n'igice wakora iyi business kandi wajya ukuramo amafaranga menshi cyane, ukaba umukire. Ejo ukagura ugafungura n'izindi boucherie ahandi, ugatanga akazi ku bandi bantu. Hanyuma iyi ni business rero wakuramo amafaranga. Niba ufite miliyoni imwe n'igice, tangira utekereza uburyo wakora boucherie. Kora boucherie. Abantu benshi bakunda akanyama, nubwo bajya bavuga ngo abashi nibo bakunda inyama, ariko naje gusanga abantu benshi bakunda inyama. Nta muntu n'umwe udakunda inyama.
So iyi ni business rero yagufasha kujya ugira ute urangura inyama ukagira ute ukazicuruza. Niba uri mu ntara ntabwo wajya urangura inyama, ahubwo wajya urangura yaba inka nzima zaba andi matungo se abagwa, kuko inyama zirakenerwa muri hoteli, zirakenerwa n'abaturage bisanzwe, zirakenerwa muri resitora, zirakenerwa ahantu hatandukanye mu ma coffee shop, abantu bakunda kwicara cyangwa se gutarama bari kunywa cyangwa se banarya, zirakenerwa mu mabara, zirakenerwa mu ma resitora. Inyama ni business, gucuruza inyama ni business itaguhombera mu gihe cyose wabonye aho gukorera, mu gihe cyose ufite firigo, mu gihe cyose ufite miliyoni imwe n'igice. Wifata amafaranga rero ngo uyasuzugure, nurangiza uvuge ngo nta kintu wayashoramo, kandi ibyo kugira ute ibyo gushoramo bihari. Abantu benshi uziko abantu benshi barara bariye, abandi birirwa bariye, abantu benshi babaho kubera ko bariye, kandi mu byo barya harimo akaboga. So iyi ni business rero wakora. Business ya kabiri ni ugucuruza, ni business yo gucuruza amatungo magufi cyangwa se yego amatungo magufi. Urugero ihene, inkoko, inkwavu, ingurube n'ibindi. So murabizi ko hari amatungo agenda acika mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane nk'ihene, intama, inkoko z'inyarwanda. Ariko uramutse uri aho waba uri hose, uramutse ufite miliyoni imwe n'igice, ukagenda ugashaka ihene mu giturage cyangwa se ku isoko riba mu giturage. Burya mu giturage ibintu by'umwimerere ibyinshi baba babifite. Ugashaka ihene, ukarangura ihene, ukaranguramo intama, ukaranguramo inkoko muri miliyoni yawe imwe n'igice. Warangiza ukabikura aho wabiranguriye ukabishora za Kigali, za Musanze, za Rusizi, za Rubavu, hahantu hakorera abantu benshi, hahantu ubona hateye imbere, hahantu ubona haba muvoma z'abantu benshi, hahantu ubona haba ibikorwa remezo bitandukanye. Iyi ni business wajyaho ukuramo inyungu nyinshi cyane. Ntibyagutangaza uramutse ushoye miliyoni imwe n'igice mu matungo magufi, warangiza ugakuramo miliyoni ebyiri mu minsi ibiri. Mu minsi ibiri wungutse ibihumbi 500, wenda ugakuraho amadepanse ugasanga wungutse ibihumbi 400 cyangwa 300. Urumva iyo nyungu ari ntoya. Iyi rero ni business wakora uramutse aho waba uri hose, waba uri i Kigali wajya kuzishaka mu giturage, ihene cyangwa intama cyangwa inkoko cyangwa inkwavu cyangwa se ingurube, byaterwa n'ibyo wiyumvisemo. Ariko ihene zabaye idolari, nk'uko z'inyarwanda zabaye idolari, kandi mu giturage hari aho baba bakizorora. Niba ufite miliyoni imwe n'igice, kora iyi business uzanshimire nyuma. Indi business ya gatatu wakora uramutse ufite miliyoni imwe n'igice ni business yo gucuruza piyese z'amagare na piyese za moto. Ahantu hose cyane hari imijyi cyangwa se mu mujyi nk'i Kigali, Musanze, mu Iburasirazuba, ahantu hari imihanda irambuye haba amagare, kandi ayo magare akenera maintenance. Ayo magare akenera pièce de rechange cyangwa se ibyuma byo guhinduranya mu gihe byagize ikibazo. Iyi rero ni business ushoye miliyoni imwe n'igice muri business, muri pièce z'amagare na pièce za moto. Ushobora kubifatanya byombi, ukaba ufite pièce z'amagare cyangwa se ukaba ufite pièce za moto n'amagare, cyangwa se ugashora muri pièce za moto gusa cyangwa se muri pièce z'amagare gusa. Ushobora kubifatanya cyangwa ugakora kimwe muri byo muri miliyoni yawe imwe n'igice. Iyi miliyoni imwe n'igice ushoye muri izi pièce nizo zishobora kuzakugeza kuri miliyoni 15, nizo zishobora kuzakugeza kuri miliyoni 150. Mujya mwumva abantu batanga ibiganiro ku maradiyo cyangwa se n'amateleviziyo, bakavuga kuntu bahereye ku busa, rimwe na rimwe mukavuga ngo bari ku cyatsi cyangwa se bari kubeshya,
ariko ibintu byose birashoboka. Icy'ingenzi ni ukumenya icyo ugamije kugeraho, ni ukumenya icyo wakora. Nk'ubu ukarahura skills kuri Biz ya Empire nk'ibi mba ndi kubabwira, kuko ikintu cya mbere ni amakuru, hanyuma ukamenya no gukora market research cyangwa se kwiga isoko, ukamenya aho ibyo ukeneye ugiye kubikoresha cyangwa se ugomba kubikoresha. Niba ufite miliyoni imwe n'igice akaba wari uyabitse wabuze icyo wayakoresha, fata ayo mafaranga uyashore muri pièces de rechange za moto cyangwa se z'amagare. Ejo uzasanga uri ujya Dubai kurangura pièces z'imodoka, uzakora shop, spare part shop iri white ifite ibintu byinshi, pièces z'imodoka, iza moto, iz'amagare. Ujya kurangura za Dubai mu Bushinwa n'ahandi, kandi waratangiriye kuri miliyoni imwe n'igice. Ibi biganiro ndi kubaha uyu munsi ndi kubibaha ku buntu, ariko hari aho wageraho wajya kubaza umuntu uri kumubaza amakuru, ese ko ucuruza pièces z'imodoka cyangwa za moto umuntu abikora gute, akayakwima. Nge ndi kuyaguha ku buntu. Hari igihe ujya kubaza umuntu amakuru ku bintu acuruza akakubwira ngo ntibiri kugenda, business zarapfuye, ariko ugategereza ko afunga imiryango ugaheba. Abantu benshi rero banga gutanga amakuru. Ngewe ndi hano nka Biz ya Empire kugira ngo njye mbagezaho aya makuru. Ubu bwoko bwa business zisaba igishoro gitoya. Niba ufite igishoro gitoya ube wayikora ushoremwe amafaranga yawe. Business ya kane ni iyi, ni ukuba wakora mini kenkayeri cyangwa se gucuruza ibikoresho by'ubwubatsi ariko bikeya. Ibikoresho by'ubwubatsi bibamo kategori nyinshi, hari iz'ubwubatsi, hari iby'amashanyarazi, hari iby'amazi, subwo sayo moko atatu: iby'amashanyarazi, iby'amazi n'iby'ubwubatsi, iby'amasuku y'amazu. So bibamo kategori zigera muri 3 cyangwa 4. Uramutse rero uri muri quartier iri ahantu aho ariho hose, abantu bose bahora bubaka, ugakora agashopu gatoya ka miliyoni imwe n'igice, ukagura amatara y'inzu, amatara yicarashya, ukagura amasoke, ukagura amapwiza, amainterrupteur, amasinga, ukagura amaserire, ukagura twa tunuzi dukenerwa cyane n'abantu baba bari kubaka cyangwa se bantu bamaze kubaka ariko bashobora kugira udukoresho twangirika. Ushobora gukora mini kenkayeri. Iyi mini kenkayeri ya miliyoni imwe n'igice ikaba yazakugeza kuri miliyoni 500, ikaba yazakugeza kuri miliyari, kandi warabikuye hano kuri Biz ya Empire ari nge waguhaye icyo gitekerezo. Ubundi muri rusange ibitekerezo birishyurwa, ariko ngiye mba ndi kubibaha ku buntu. Icyo ngusaba gusa ni ugukanda like, ukaduha n'ikindi gitekerezo muri comment, n'indi business ubona umuntu yakora muri miliyoni imwe n'igice ikaba yafasha undi muntu, ukadusangiza n'izindi business ubona umuntu yakora zoroheje muri comment. Bagenzi bawe cyangwa se inshuti za Biz ya Empire zirabisoma. So uyu munsi rero watangira kenkayeri ya miliyoni imwe n'igice, ubwo ni mini kenkayeri, warangiza ugatangira gukirigita ifaranga. Ibintu byo muri kenkayeri bigira ibanga my friend, bigira ibanga. Ntabwo kenkayeri zijya zihomba, ntabwo zipfa guhomba, ahubwo ibiciro uko bizamuka, niba bizamutse wararanguye, tuvuge waranguye iserere y'ibihumbi 10, none irazamutse igeze kuri 20. Niba wari ufite agastoke k'amaserire 10, urumva urahita ugira ute ugurisha amafaranga menshi cyane. So iyi ni business rero wakora ikakubyarira umusaruro, ukabona inyungu nyinshi cyane. Watangiye buhoro buhoro, ukazajya ugenda urangura wongeramo. Icyo bigusaba ni iki rero? Icyo bigusaba ni ugushiruka ubwoba, ukirinda ikigare, ukirinda kuvuga ko amafaranga ari make, ukirinda kuvuga ko business zapfuye, ukirinda kuvuga ko imisoro ihenze, ukirinda kuvuga ko, ukirinda inzitwazo, ukirinda ibigare bigushuka mukarya na twa dufaranga wakoreye cyangwa se wakagombye kuba ushora muri business
tinyuka, urashoboye, tinyuka ukore uyu munsi. Tangira muri izi bizinesi enye nkubwiye. Niba ufite miliyoni imwe n'igice cyangwa se niba utayifite ujye kuyiguza muri banki ubaye ufite ingwate. Niba utayifite nababwiye uburyo wabona inguzanyo muri banki udafite ingwate. Urebe muri playlist ahanditse menya ibyiza bya banki, urebe video zirimo zijyanye na banki. Harimo video yanditse ngo uko wabona inguzanyo muri banki udafite ingwate. Niba iyi video hari icyo igufashije ukaba ugiye no gukora igenamigambi kugira ngo ubone uko wakora imwe muri izi bizinesi, kanda like. Niba uri mushyashya kandi akaba ari bwo ugifungura televiziyo yawe, akaba ari bwo ugifungura telefone yawe, akaba ari bwo ugeze kuri BVI Empire, ukora subscribe. Ntugende udakora izi subscribe ubaye utari wayikora. Uramutse ufite ikindi gitekerezo, inyunganizi, ikibazo cyangwa se icyifuzo, utwandikire muri comment section kandi utubwire niba iyi video hari ikigufashije. Dukunda abantu baduha ibitekerezo cyangwa se batwandikira bakatubwira niba video hari icyo ibafashije. Iyi video rero wibuke kuyisangiza abandi, nibiba byiza uyishyire kuri status zawe. Hari igihe hari umuntu ibishobora gufasha ayikuye kuri status yawe atarabona uburyo agera kuri BVI. Wakoze kubana nanjye, ibiganiro byo kuri BVI Empire nakagaruka. Duhure muri video itaha. Ciao ciao.